waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari president w'Ubufaransa. Komeza umurongore, bane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Sisi sha soka umukino uratsi tuvugisha nubwo byinshi budafite ikigo. Uri kumva bifite icyizere Sigibize ntacyo soka shasi ase buriya arise wumva guhora hano aribyo fresh cyane buriya sinari nakubwiye se ngo uzangisha cyo cyane nyine mbona reka na gahunda ufite kamera ngimba numva n'ukuri nyimvamo pe cyozo ukuyumva cyozo ufite ubushake byibuze bwo kwita ufite ubushake pe ubushake ahubwo tuzajya burya nukurara ufite gahunda mu gitondo bikangira ahubwo ndetse ko cyagiye nyine nese ngira gahunda base bantuma tuzajyane ryari igihe cyose uzashakira gusa nyine bisaba kuba ufungutse mu mutwe nta kintu kiri buze kwangirika ntabwo cyakangirika kabisa. Nabundi njye mu kazi nta kibazo mafite rwose, kuba waza tugakorana nta kintu na kimwe byakwica, kuko wumvamo ko wabishobora kabisa. Uzanyigisha dushaka mbese uzi gukoresha imashini? Imashini ndayizi kabisa. Ni application ujya upfa gukoresha iyi editing. Kuko editing hari Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro man ndayizi. Ubayizi sambwe ngo nimwigishe kimwe aho wenda wabuze Photoshop ariko Premiere Pro ntayizi. Nari ngitiranyije Photoshop ko hari udufoto najya editinga natwo muri phone. Ubwo ni zimwe z'abanyeshuri nyine editing. Ntabwo ese ntukoresha nk'imwe muri phone se? Oya mu mashini. Mu mashini. Kandi uwo mashini sindayikoresha kabisa. Uri kunyiharaho ngo uzi n'imashini wabona utazi nuko bayaka. Kaka bore ko ku ruhande gutya nza kuza gutestinga. Ufite gahunda? Ndayifite kabisa. Kalemonade rero wankoreye kameze neza cyane. Erega ngende umubarista urenze, nubwo wenda atari byo nkora nk'umwuga, ariko ntabwo ari ikintu cyatuma mvura shere wanjye. Ibi bicurane biratabishira kabisa. Umeze biteze kuri kwitsa imitima. So ubundi hari akantu gato nashaka kukubaza. Hari ikintu na kimwe ubona cyatuma njye nawe dutandukana? Kubera icyo mbajije gutyo uba ufite muri gahunda? Aya wowe banza umbwire. Ibyo bitekerezo by'ubu biretse kubigira aka kanya.
utangiye kugira ibitekerezo biseye mbwira njye hari impamvu itumye mbikubaza hari ikintu ubona kibaho cyatuma njye nawe dutandukana kanyikubwira rero ubona ntacyo akagoryi nta kintu gihari cyatuma dutandukana nyine buriya reka nkubwize ukuri ndabizi neza ko mushiki wanjye yaguye mu kiyi ndabizi neza ko atanakwitwaraho neza rwose rero bituma numva ngira impungenge ko hari igihe kizagera nkakubura kubera mushiki wanjye kandi nakira ni ukuri ko Imana ndagukunda ko cyagiye se wavuze ngo ugiye kumuvugisha wumvise kandi warambwiye ngo nyine ni amaburage byarangiye bite njye ndabizi mushiki wanjye agira amahane pe sibyo agira amahane ashoboka aho nuko mbivuga nkumva mama ntabwo kumva mama iki ntakitwa turi gukina rado ko namutsinze uramuhungu yemeye komeza uvuge nyine ibyo wari uri kumva uriya se we kahise areka gukina bayi turi dusubitse kagiyemo turaza kuba dukomeza nta kibazo nshobora kuba mbavangira nta kibazo nyine nsubiramo wari ukuvuga ngo ngo ki haciye arirangiye ubundi yasaga nk'irangiye ngo kumva mama ikirega nabyumvishe narimubwiye nari nakubwiye nyine uzamumbwire ko akundi uzajya kwiga none wabyivugiye nyine wabyivugiye nari ndimo ndabimupropoza yari kubimbwira nimba ufite gushakira iyo dani y'iki mama kutashyikari mbese ntabwo wari witeguye kumbona muri aya masaha oya wenda akazi gashobora kuba kabaye gake nimukomeze mukina oya byarangiye n'ubundi nuko twabonaga none se niba akazi kawe wakarangije ukaba nta kindi kintu cyo gukora ufite kubera iki mwambona mukikanga siko wagira ngo muwe muri kwiba reba ukuntu ngo yahise yiyumanganya nuko nyine n'ubundi twajyana nko kuza tukanaganira nta nubwo twashese pe nta mafaranga twashyizeho ariko ndi kubona ariyo wari usigaye gushyiraho kandi narakubwiye wowe uzakina urusimbi reka ibintu by'amabeti ngewe do nararahiye ntabwo nabetinze wazabetinze se bakakurya ukabura icyo ushyiraho bakakujyana iwawe umuntu wabetinze minervari yose yagiye cyangwa ni wowe aya ntabwo ndabikora ibyo bintu ese reka mubona ko mbona ufite utuzu tw'utunyanganyanga aya ntabwo nabikora ntabwo ariseni yabikora nuko bari kwiganirira buriya ntabwo mba mushyira amakenga hari inzoga hari itabi ibyo bintu ntabwo njya kubishaka ubinyweye wahita upfa n'ukuntu unanutse nta muntu unanutse unywa inzoga n'itabi abari kwiganira ntabwo ashobora kubikora buri nama mukomeze mwikinire ntukagire ikibazo mu gihe n'ubundi nta kazi gahari nta mpamvu yo kwigunga cyangwa ngo mujye macisha igihe wari ugezweho kumbe nari nagutindi oya katuyitangize kina niwe ugezweho yewe no kugira ngo akwiyumvemo ubwabyo ni habari kabisa kuko kuva wagera muri uru rugo ndara ku miguruko nirirwa mu miguruko hahandi muransobanura impamvu ngukunda uyu munsi kugukunda byabaye icyakurya ariko ubwo ari wowe mbikubwiye ugiye guhita utangira umbwire ngo ngo n'ubundi mushiki wawe ntashaka ngo reka ngo njye nawe dutandukane oya narabibonye uriya munsi narabibonye ko atoroshye narabibonye nyine ko nyine atari ba bantu bapfa kwemera abantu ntabwo nyine hari abantu baba bateye kuriya ntabwo wako expectinga ko abantu bose bateye kimwe nanjye cyangwa se bateye kimwe nawe nyine ateye bitandukanye n'abandi bantu kandi niwo mwihariko wiwe cyangwa se navuga ngo niyo charme yiwe so sinzi gusa ntabwo ibyo byaba ikibazo njye cyatuma nkwanga kereka wowe ubwawe ari wowe ushaka kumva ko nyine ibyo akubwira ari byo ushaka kugenderaho buriya mushiki wanjye ni umunyabwoba nubwo urabona agira amahane ariko buriya ni umunyabwoba urumva wowe bimfashemo bibe nk'urugamba
ndabizi neza ko rwose biri mu rugamba pe. Buri munsi wageze muri uru rugo ukaza ukambera umugore, uzamenye ko ari wo munsi wa mbere mu buzima bwawe uzaba utangiye intambara y'urukundo kuva wabaho ujya wumva. Za ntambara ujya wumva bavuga ngo intambara z'urukundo niyo ntambara ugiye kurwana. Ntabwo bizaba byoroshye ariko igihe cyose nzajya mba nkuri iruhande. nta kibazo nzamwitwaraho neza, ndabizi bizamera neza. None se uyu munsi bawuzi ko hari igisope nzi kugusohoka nayo? umusore ndakubinsaba. Okay. Ko mbona utameze neza. Urwaye? Ntabwo ndwaye. Ese ko utaje mu kazi uyu munsi? Nari mfite cyo kuhakora. Se warakajwe nuko nakubwiye biriya? Bituma wica akazi, bituma nkubona umeze nabi nyine utakigaragaza ibyishimo muri twebwe. Se Bruno, nzakubwira ryari ko ibyo bintu ntagishaka kubyumva mu matwi yanjye. Ubu wabuze ikindi kiganiro twajya tuganira kitari icyo ngicyo. Ikigaragara cyo ni uko udashaka kubivuga. Kuba ngukunda bishobora kuba bikubangana cyangwa bikurya mu matwi, kuko nta mpamvu n'imwe ushobora gutuma urukundo ngiye ngukunda rwafekita abana bo mu rugo, ugatuma abana bahoraga bakubona wishimye bazajya bakubona warakaye umeze gutyo. Nose wambabariye niba ushaka kubona kuko nishimye ukazahindura sije ukava kuri iyo page ugatangira indi, kuko iyo ngiyo rwose irambangamira. Okay. Basi bashaka mva mu buzima bwawe burundu, ngende ngiye muhumbi uko ngukunda. Bruno, ntabwo nigeze nkwirukana, nta nubwo nigeze nkubwira ngo jya kure yanjye. Bibaye byiza ntiwahindura iyo sije ukava kuri iyo page, kuko rwose ibyo bintu umubwira birambangamira. Basi nkuko mbona mbigusaba, makanya gato tugerageze turebe. Tugerageze ikibwiye. Reka ndagukunda. Sundi Bruno, nkubaze. Kimbaza nta kibazo. Ufite ababyeyi? Yatabafite. Ubwo wumva ari iyihe nkuru wazajya kubabwira ngo mfite umuntu nkundana nawe unduta ufite abana? Urumva iyo nkuru yaba isawundinga neza mu matwi y'ababyeyi bawe? Icyo gisura nacyo ugifite muri mashini yawe? Bano kizominga ndebe. Ako sifite uburenganzira bwo gushyira umuntu nshaka muri screen ya mashini yanjye. Iyo mashini izashya cyangwa igucike ikubite hasi kubera umwaka w'umutene. Akora abakene bakugoreweho kabisa. Siko ngo si abantu.
ese ni abantu gute kandi badatekereza rero reka nkubwire iyi si ni gatebe gatoya nk'uyu uyu wamurongora munsi uri umukene ariko uyu munsi uri umukene ariko ejo wakukene nk'uyu wamurongora akazajya guha icyo gitekerezo ku izina ry'Imana kiri kwagikubitiramo inkonje nuko nakumenera mashini ubu wasanga kajya kakumenyera kagukoraho nk'uko ndi kugukoraho cyangwa akakaza ugasanga gakubise ku matama ariko se reka nyimubaze ikintu kimwe uriya kuko nk'iyo wifata ukajya kubwira ibintu nk'abiriya koko budi wumva ari ikivuti cy'ikibazo nagize ngo ugiye kuvuga nariya zina naryo mbise numva mpfuye kumva uravuga Bruno ahubwo se mwarabonanye niyo mpamvu noneho utarakaye wa kintu mbese biriya ni ibintu byo kujya kunteza abana koko nizere ko ibyo namubwiye yakugira inama kandi ukabyumva umwana asangira inama gute uri urebye ubona budi nge yangira inama mwana ese umwana ufite ubwanwa abaho sha wabyumvise bro buriya rero reka mubwiza ukuri nubwo wagenda ukantumaho ndetse ubwo umusaza w'imyaka 100 cyangwa umukecuru w'imyaka 80 ngo azangira inama ku bijyanye n'urukundo rwanjye ntacyo na kimwe byahindura none nkaswe nuko ajya kubwira umwana nkuriya ngo azame ibitekerezo by'uburyo ngomba gukundanamo n'umukobwa agiye kurongora umukecuru ntekereza yuko mama wanjye wambyaye na papa wanjye bo batazaza kunyubakira ahubwo bazumva ibyo nababwiye bakangira inama ku byo mbabwiye ubundi bakanishyigikira mu rushako rwanjye iyo ni kuri kote yanjye nzicaza Arsene mubwire ngo nzigaye nkundana na Bruno none se Arsene umubyeyi utakundanye ari ni amateka yabaye kandi ndashaka no gusubiramo wenda kubera ibihe naba narayagiriyemo kuba rero waramubyaye waterese cyangwa wakundanye bivuze yuko unafite urukundo ko wakundana na Bruno ntabwo nsebetse mfite uburwayi bwo mu mutwe se byibuza no gukunda umusazi ndasebetse bingana gute ku buryo utakemera ko njye nawe dukundana n'umuntu uri wese niyo wahamagara umuntu utuye ku muhanda ukamubaza icyo kibazo ikintu cya mbere ashobora kuba yakubwira ni ukubaza yuko ko kubona ko ufite urukundo nabundi akakubwira ati niba ufite urukundo mureke mukundana ese umuntu hari igipimo kibaho gipima ko umuntu afite urukundo ni ibimenyetso nta muntu n'umwe utagira ibimenyetso cyane cyane iyo afite ikintu ashaka kugeraho ngiye kugera n'ubu ngubu sindasobanukirwa ikintu gituma uhatiriza ko njye nawe dukundana sindasobanukirwa ikintu kiri mu mutwe wawe sinzi icyo ugamije ushaka kugisobanukirwa umutima ufite mwiza ibyo nakubonyemo nibyo bituma mukunda njye ni ugusaba bwa mbere n'ubwa nyuma wamfasha ukamfasha musubiremo inshuro nyinshi icyo kiganiro kikava muri uru rugo ibyo bintu by'urukundo bikakuva mu mutwe Bruno uracyari muto uracyafite ejo hazaza ufite ibintu byinshi byo gukora hatarimo gukunda Karine si byo gukora ntabwo wakemera ko twabikora no tubikunda reka ntabwo nzagarika kugukunda wenda n'ibiyiciramo by'ubwabyo bikagenda nzahagarika ariko byo mu gihe bikindimo nzakomeza ngukunda Unguki? Hagiye kurongora umukecuru. Bruno se? Nabana bagiye kurongora. Arongora umukecuru se abakobwa yarababuze. Wakagombye kuba ubwo ujya kugira inama. So yo kuki utajya kumugira inama. Umukecuru wahe? Karine. Karine aramurongoye da. Agiye kurongora Karine. Cyane. Nabana. Karine arongoye akora arongoye. Aramazi.
ahubwo reka nkwereke Burino agiye kurongora Karine wa mama wa undi wepfo ufite company wa mukecuru ufite ukora ibintu bijyanye n'amakuru umukecuru ni nyina wa nyoko tuvugishije ukuri uriya yarakubyaye neze ni gute umwana nk'uri ukora ibintu nka biriya by'amafuti koko umuntu w'umusore w'umwana ukiri muto w'imyaka 21 arongora gute umumama ukuze kuriya urukundo rujyaho rushaka warangiza ukambwira ngo umuntu nk'uriya ngo araza ngiye inama umva nkubwire utagira ngo ibyo mbwiye hari ikintu bivuze no mu matwi yanjye urukundo rujyaho rushaka kubera bagiye kurongora Karine ahubwo naba nawe ntumva umwana uzi ubwenge hagiye kurongora umugore ufite amafaranga ufite company naho ugiye kurongora umutindi kazi uzaza kuturushya no gucita imitungo ako imitungo ko aryo uri kuyivunikira ikibazo ufite ni iki ariko siri kuyivunikira ugira ngo iwacu batakurira amashuri iyo mitungo bifite iyi ni imizi ituruka ku mutungo wa data icyo nacyumve neza ikindi ahubwo mva nkogera inama rero Jeff ahubwo ako kantu ni sawa Burino ni inshuti yawe muri inshuti ni mugurane kuko Burino aracyari muto nakara gakene kawe uko biri ni gatoya Karine uri kuvuga ko ashaje nawe urashaje ni mushanje urongore Karine n'abarongore ya Nokia yawe sibyo se mwana mbere usubiremo nta kimwe n'ubwisha bivuze ngo ndi gucurangira abahetse rongora Karine Burino arongora uriya muti uramurongora Sekuru kwimira ako Burino ubu nge maze kumirwa ubundi umuntu azakora iki kugira ngo mumuhe amahoro njyewe ze hoya ngewe nsi nakugize iki ako Burino reka nkubaze ntago ari wowe mpora mbwira nsubiramo ikintu kimwe ngo ibintu by'inkundo ntago mbikunda ntago ari wowe mpora mbibwira ese ubundi umuntu azagukorera iki ugiye kunza ibintu by'inkundo ko ntashaka kongera kugaruka mbivuga uramba niba umuntu utashaka kumukunda ugiye no kujya umutukira nose niba naranze ko dukundana ntibyari bihagije ku buryo wabonye bidahagije ukajya kongera no kugenda unsebya ngiye musebya hoya ubwo ni iki gusa musebya kurinde niko Burino njye nawe turaryamana ngo si ikinyarwanda nkubajije se njye nawe turaryamana nese kubizi neza njye nawe turaryamana ushatse kumbwira se ko Linda byamufasha urugendo akaza kubibwira tantine ngezaho abakozi bo muri office baganira n'abakozi bo mu rugo ntayi gatangaye ko hari undi muntu wakubwira ubusudu Linda koko se kuko utunze umukozi igihe cyose mumaze mukorana utumuzi ko agira ubujajwa kugira ubujajwa ni kimwe no kuvuga ibintu umva mwana arengereye kuko aho ngaho ni ukurengera muba mwakabije kumenyera kugera kuri level yo kugenda ukaganira n'umukozi mwirirwana muri office wowe na nyoko buje muraryamana nese urishwa neza ko ngiye nabivuze ibyo bintu ushatse kuvuga ko Linda rero yabihimbye niba utaranamumenya ahubwo ufite umukobwa w'injajwa uzi wa mukobwa twabanaga yampamagaye nyine arambwira ngo ari hafi gukora ubukwe nzagende mufashe mu myiteguro ubwo rero ndi gutekereza kugenda nkaba ndi kumwe nawe inzu yanjye ndaba nifunze ndi kumwe nawe mufasha rero kubera ibyo ndi gutekereza ibintu biri kumbwira nabyumvishe ubu igihe cyose nahereye mvuga nta kintu na kimwe ugeze wumva na gatoya ahubwo mbere yo kujya tugira ibintu tuganira reka mbandagira utuntu nikorera hari ibintu byo gukora hariya wateze igitambaro ute koko ntabwo giteze neza uburyo ugitega amari mu buhanga we hari mu buhanga byataye agomba kuba buri
hari ibintu ushaka kujya gukora oya none se urabyumva gute icyo gitekerezo uracyumva gute ibyo ngibyo wowe uvuyemo nibagiye gutegereza nanabyumva bongeye mba ndakaye ni ukuvuga ngo turi kuganira utari kunyumva ndagira ngo mbanze nkwereke uburyo ibintu byose n'ubuzima tubayemo Imana dushyigikiye iradushyigikiye n'ubundi none se wari ko itadushyigikiye urabigendana ibikize ngendana urabigendana ibiki sinzira ahubwo sinzira hari urundi rurabo se ugiye kuzana ahubwo ikibazo ngiye ntabwo nta n'impamvu yo kujyana nabigwisha singikuye mu mutwe wawe ntubibonye ubwo wari ubifite mu ntoki ese ushobora kwemera kubana nanjye mbitekereza mama nk'iminsi 3 nyibike ndabona ugiye kuyibika akundi waba uyishyize hariya mu kabati ugira amagambo uvuga ibitamureba akurinda ko nzagukorera iki ubu ngubu abantu bose tuziranye baza hariya mu kazi ubwo inkuru igiye kuba kimobo ibi nibyo nangaga ibi nibyo nanze kuva na mbere Bruno b'umuntu mukuru utazumva amara nkubwira ngo uracyari umwana nawe ukagendera mu bwenge bw'abana hari ibintu umuntu aganira n'undi hari n'ibyo adakwiriye kuganira n'undi kuko ntabwo yicaye ngo abyikurire mu mutwe hatarabayeho kumubwira ko njye nawe cyangwa se utarabaye umubwira ko njye nawe ugomba muzana ibisobanuro mbigusobanuriraho ubu waragiye uramubwira ngo nkundana na Karine yerererere okay tuza njye urabona ndinjije ibingana gute ku buryo ngenda mvuga ubuntu nk'ibyo ngibyo sindi umugore abagore nibo bagira ibyo bintu n'abakobwa niyo yaba hari umugabo ubivuga sindi umwe muri abo ntabwo ngiye mvuga huzwa buri kintu cyose ku buryo naba naragiye nkanahimba ibintu bitaranaba uwo si njye icyo nakubwira cyo ufite umukobwa w'isutwa w'ubujajwa kimenyimenyi kugira ngo ubyemere neza umunsi nkuzanira ibyo kurya rinda ubugambo yambwiye ni bwinshi kurenza ukuri muravuga wowe ariko ubundi ko umuntu atagira umugabo niho muhera mutondagira mumusuzugura ubundi kutagira umugabo ni icyaha cyangwa ni icyasha se kucyo amaze kunyishyiramo kiri kunyishyiramo ibyo bavuze urishuwa neza ko ari njye ko nanjye icyo mara nkubaza ariko tekereza nk'iyo nkuru ugiye gukwira muri rubanda ngo Karine aryamana na Bruno urumva nta kibazo kirimo wowe urumva ari inkuru nziza tuyisiga amavuta tuyita izina none urashaka nkuriki njye ndakubaza icyo nshaka ko nkora ni uko we narinda mu nkura muri utwo tunwa twanyu two kujya mwirirwa mwicaye mumvuga soni kurinda ese nta kintu uri kuvuga uri seri ndikubeshya ariko wowe ndikubeshya bayambika hano aha cyangwa hano naho ubukwe tumushyiremo neza kubera ko ntagupimye yamaze kujyamo kugira ngo ugeze ryiriya karambereye urakoze cyane ko wambaye impeta ariko nyine hari ikintu ushaka gusaba cyaba n'iki
ndashaka kuza kuba hano. Ndashaka kuza kuba hano. Kubera iki se twagenda tugashaka abantu twakibanira njye nawe gusa ko hano mushiki wawe arahaba? Reka mushiki wanjye nta kibazo ko mushiki wanjye ntabwo turarana. Ikindi kandi reka buriya afite umugabo nuko aba hanze ariko n'igihe kitakagenda ko nabonye se atanyishimiye ubwo ntabwo tuzaba tumubangamira. asije ntabwo ibintu nabigusabye ko No like nyine njye mba nanga kubangamira umuntu njye nta kibazo nagerageza kumwitwararikaho. Ibyo ngibyo nugira ikibazo azabyakira. Yego ahubwo imbwira ni ubinyama. Wow, nimba ari byo ushaka ntabwo nabikwima. Nimba ari cyo cyifuzo cyawe nanjye ubwo ndabyemeje. Ndishimye. Ndishimye.